ara rwose iyi video nage kuri hano ushaka wigendere. Ubu ngubu nje kubwira abantu batanyara, nje kubarangira umuti, nje kubakore kubigisha ibyo bakoresha. Umuntu rero kunyara bisaba iki? Kunyara rwose bisaba iki? Hari n'ibintu Imana yihereye abantu, ariko no kuba utanyara nacyo si ikibazo, kuko ni ikibazo gikemuka. Kuba ugifite edayer ushobora kuba utanyara atari impamvu zawe. Noneho sasa reka nkwereke imiti cyangwa se ibiryo ushobora gukoresha hanyuma ukanyara. First of all, amazi. Kunywa amazi cyane. Kunywa amazi rwose, kunywa amazi cyane ariko ku munsi. Fata akajerekani keza ukoze ugatereka ahantu ujye unywa amazi buri kanya. Hari abantu nyine badakunda amazi, akaba yumva atafata igikombe cy'amazi ngo agotomere, akumva nyine atabishobora. Ariko amazi yatereka aho ureba, ukajya winjira uyanywaho, winjira uyanywaho, winjira unywaho, winjira unywaho. Nukuri hari igihe abantu baba batanyara ari ukubera ko batanywa amazi. Nese uzi yuko hari n'umugore unyara akanyara amavangingo anuka kubera ko atanywa amazi. Nese ubu tubizi ko hari umuntu ujya kunyara kubera atanywa amazi, ugasanga inkari ze ziranuka hananyaye ukagira ngo ni ikisi, hanuka pe kubera kutanywa amazi. Rero kunywa amazi ni byiza, bigira akamaro mu mubiri wacu, ni byiza pe. So noneho ikindi, kurya igitoki. Igitoki si tubizi se kubundi ko ari nyoroshya mabuno, icyo cyo nagendeyeho. Ariko igitoki ni ibiryo byiza warya bikagufasha kuba udafite amavangingo, kuba wagira amavangingo. Igitoki. Ikindi, kurya ifi. Agafi ukagatogosa rwose, ugakatiramo udupuwaro, utuntu tw'uturungo turaho tw'utwatsi ukarya. Nagira ngo mbwire ko niba udafite amavangingo, udafite ubworohere, uzoroha. Udafite ububobere uzoroha. Ikindi, amapapayi. Amapapayi ni biri mu rubuto rwose rutuma abagore bazana amavangingo, nyamuneka. Ikindi watermelon. Watermelon. Hey mama, niba uzi ko utafite amavangingo, watermelon iri mu mbuto zizana amavangingo pe, iri mu mbuto zizana amavangingo. Watermelon izo mbuto zikoreshe. Shaka uburyo ubona amaronji, utwembe, nyine imbuto zituma umubiri wawe woroha, hanyuma uzane amavangingo. Niba utayafite, nimba utayafite koko uri mu kagatare, nagira ngo nkubwire ngo koresha ibyo bintu nkubwiye, ni umuti ngiye nkurangiye. Ikindi kintu nababwira, icyatsi cyitwa bwombo. Bwombo akibaza ngo uyinywa gute, ariko murabizi ko bwombo bayirya no mu biryo. Bwombo ni umuti ubivura. Ndakubwiye ko ukoresha bwombo ntabwo wamara ukwezi utarazana amavangingo. Ikindi, kamaze bigisha uburyo bwombo bayikoresha. Ikindi ndakivuga, bwombo no kuvuga ngo bashyushya amazi akaba nyina akabira, ukayaterekana akaba kazuyaze, wayakatiyemo za bwombo. Urayakatiramo bwombo, numara kuyakatiramo bwombo uyatereka ahantu aba kazuyaze. Namara kuba kazuyaze, mu gitondo ukibyuka, nyine ukibyuka utararya na kindi kintu urakora, uhita ugotomera ayo mazi ya bwombo. Mana we, ndakubwiza ukuri ko wowe uzabinyibwirira muri comment. Wowe mugore utagira amavangingo uzabinyibwirira. Noneho nurangiza nyine uyagotomere. Nushaka na saa sita wongera uyagotomere, na nimugoroba wongera gutomera. Ujye ugotomera nka litiro mu gitondo. Yakazuyaze, amazi arimo bwombo yakazuyaze, abasanga fanta ya citron, uyagotomere. Bwombo nibiha, bwombo ntirura, ntiryoha, ntirura, ntinabiha. Sinzi impamvu ubwo rero ushobora gutinya kunywa bwombo. Ntibiha, ntirura, ntinaryoha. Bamara impungenge ko itanaryoha. Hanyuma uyifate uyinywe. Numara kuyinywa, nagira ngo nkubwire ko ikibazo ufite kizakemuka. Ikibazo cyo kutanyara rwose kizakemuka. Ikindi, hari abagore bajya bishuka cyangwa abagabo bajya bavuga ngo Primus ngitera amazi. Uzi impamvu muvuga ngo inzoga ngo Primus ngituma umugore unyara atanyara, nako ituma umugore utanyara. Impamvu uba widroze, umutwe woroshye, wirekuye. Uzarebe wasinze uri gukora imibonano mpuzabitsina uba umeze utya, amaboko yawe aba yijyana, uba wirekuye.
uzi ko inzoga zitera gushyukwa, igituba kiragenda kikoroha ururenda ugasanga ikariso yatose kubera gushyukwa. Inzoga zituma umugore ashyukwa. Noneho rero mu kwirekura, iyo wirekuye umugabo yakozaho amazi akaza ko akurirekuye, ariko uzareba iyo ku bantu batanywa inzoga biragoye kwirekura ari mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Nyine biragoye ubisanishije n'uwanyweye inzoga, biragoye kubera ko nyine uwanyweye inzoga aba yidroze, idashobora kuba nyine wenda izo nzoga zamuteye umushyukwe, se yashyutswe yagiye kubikora ibyo bintu yashyutswe, ugasanga n'ubundi umushyukwe kariso yatose rwose, igituba cyatose, kariso byayigezeho, ugasanga agiye gukora imibonano mpuzabitsina, agiye kurongorwa ashaka imboro, ayishaka papa, apana kujya kwinginga. Noneho rero icyo nashaka kuvuga, nashaka kubagaragariza ko kuvuga ngo inzoga zitera amavangingo ni ukubeshya. Nge simbyemera pe, ibyo bintu simbyemera. Amavangingo iyo uyasanganywe uranyara, iyo utayafite n'ubwo wanywa ikaziye y'inzoga ntago wanyara kubera ko utayafite, nawe ufite nyine. Niyo mpamvu ugomba gukoresha iyo miti nakubwiye haruguru. Mwige kunywa amazi. Erega burya hari n'igihe utanyara ari uko utanyara, hari igihe utanyara kubera ko ntago unywa amazi. None se umubiri wawe niba n'amazi ufite, amazi urayakuraho yo kunyara? Nawe ufite. Ikindi abagore munyara amavanginga ni ukubera mutanywa amazi. Hari umugore ushobora kunyaza ukareba kwishuka ahantu umunyareje, umugore ufite amavanginga asa n'abata utanywa amazi uhita umubona ahantu umunyareje ahita haza ikizinga. Ariko amazi nyamazi, amavangingo nyamavanginga ari clean, asa neza, nagaza n'ikizinga ku mashuka. Ariko umugore utanywa amazi azana ikizinga ku mashuka. Ariko umugore unywa amazi hahita byumana, nta kizinga kizaho igihe uri kumunyaza. Ikindi, hari n'abagore batazi uburyo banyazwamo. Hari abagore bifata, ugasanga ari gukora imibonano mpuzabitsina ariko yifashe ntashaka kwirekura. Nese icyo gihe niba utirekura, nyamuneka uzanyarute. Niba utabasha kwirekura uzanyara gute? Gerageza wirekure, gerageza. Ubundi urabizi icyo mbabwira kunyara, bisa gushyiramo imbaraga. Nyine usa nk'ufunze umwuka hakarekura hanze. Ariko nyamuneka mutazabikora mukinera, ibyo ngibyo ntago bindeba. Mutazinera, simbabwiye ngo mwikanire mwujuje inda mwariye. Oya, ukanira gake. Hari uburyo ufunga ikibuno ariko ugafungura imbere, hanyuma ukanyarira umugabo wawe, ukamunyarira umugabo. Usikuna abagabo bakunda amazi, ariko abagabo bakunda amavangingo pe. Niyo mpamvu ngirire umugore impuwe, umugore utagira amavangingo nkugirire impuwe. Kandi ikindi nyine, akandi kantu nakongeraho, iyo ucimye ko hari imikaya yaguka ya hano, iyo yagutse rero bituma ushobora no kunyara. Nige nanone hari nk'ikibazo umuntu yigeze kumbaza ngo ese ngo umugore utaracimye aranyara? Yegaranyara ariko ntaganyara nk'uwacimyeyo. Yegaranyara ariko ntanyara nk'uwacimye. Aka kantu musubiramo, yegaranyara ariko ntanyara nk'uwacimyeyo. Umugore wacimye aranyara pe. Akenshi kugira ngo uzanabona umugore wacimye utanyara ni gakeya, biragoye kubona umugore wacimye utanyara, biragoye pe. Abenshi usanga ari umugore utarakonnye. Ibyo bibazo byose usanga ari abagore batakonnye, abagore batacimyeyo. Ariko uyu munsi ndi kuvuga ku kintu cyo kunyaza. Navuze ngo umugore unyara rwose niyirirwe areba ino video. Ubu ndi kwita ku bamama batanyarira abagabo babo, ku bamama batagira amavangingo. Ni ikibazo. Ndibutse hari n'abagore banyaza hakaza urufuro. Popo ndabyibutse. Hari n'abagore banyazwa hakaza urufuro. Nyamuneka mwabagore mwe barangiye umuti, muzanyandikire muri comment mumbwire uko byagenze.